Hi, muraho mwaramutse mumeze mutabakunzi wa Mura TV show ndabashuhuje ndabayambiriye cyane numukunzi wanyu Odile uhawe na Maria. Iryo zina ndivuze mu cyongereza uhawe na Maria. Ndabashuhuje ndabayambiriye yambi ndizera ko mwe mudukurikira muri ahantu hagiye hatandukanye mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana ikindinze ikintije ubu buzima. Rero ndaje kugira ngo tuganire ku nkuru nabonye nyibonye amabere yikora ntotsa mburaho ndeba mburaho nkwirwa. Gusa ni inkuru ibabaje ndetse cyane mu by'ukuri. Hari inkuru nabonye y'ibintu byabereye Gicumbi, umugore bamuciye ibere Izuru bamuziza bapfaga umugabo. Nakurikiye iyo nkuru nsanga uwo mugore waciye mugenzi w'Izuru ari wa mugore wari umushuti we. Noneho rero ubwo ngo iyo habaga ikibazo muri urwo rugo wa wundi yamuhamagaraga nyine akamugisha inama akamubwira ati dore mu rugo byagenze gutya noneho umugabo noneho byagenze gutya nyine kwa kundi murabizi abagore benshi mubigira wahura n'ikibazo ugahamagara mugenzi ukamubwira uti urabizi noneho urabizi umugabo ibyo yankoreye yaje noneho aza yasinze amaze kuza yasinze arankubita cyangwa se yaje atukana yaje ari kunyiyenzaho cyangwa se namubonanye izindi message kuri telefone cyangwa hari umugore wamuhamagaye amwita sheri ibintu nk'ibyo murabizi mwabagore ntaranarenga aho ngaho ntago ari ubwa mbere nkibabwiye wa mugore we umunsi wananiwe kubika ibanga ryo mu rugo rwawe ntuzibwire yuko ibintu byakunaniye uzabikoreza mugenzi wawe wahiricyo pe ntago wowe waba wananiwe kwibikira ibanga ry'umugabo wawe undi muntu ari kubikira. Ntabwo waba wananiwe kubika ibanga ry'urugo rwawe undi muntu ari kubikira, ntibishoboka. Riba ryakuremereye rero ubwo ujye wihanganira yuko uwo bibwiye swate azaza menye ibibazo byawe ufite mu rugo rwawe anyure hirya guca inyuma ajye kuri wa mugabo wawe nk'uko abangaba byagenze. Ikindi cya kabiri azagutaranga murabizi yuko abagore benshi bakunda kugira shyushyushyushyu. Byiza rero ibanga ry'urugo rwawe nubona byakunaniye byakurenze bibaho kandi barabonye ibyishimo by'umuntu nagahinda atahishe. Nubona byanze kuko bibaho pe ukabona ushaka kurwara n'ikisi na stroke kubera ibibazo wenda ufite mu rugo rwawe, hari abantu bashinzwe gutega amatwi. Uzemere utanga ikiguzi ubegera kuko bari abantu babikora nk'akazi, ntabwo baba bakuzi ntibabazi n'umugabo nta n'izindi nyungu baba bafite ku rugo rwawe. Ugenda ubegere bagutega amatwi kuko urananiwe uraremerewe birumvikana bibaho. Uzasanga abakansalazi babyize baguha inama bagutega amatwi kandi bazanakuvura pe. Ariko ngo umugore muraturanye ikintu kibaye cyose urirukansa uramubwira. Ese uba ubizi neza yuko umuntu ubwiye ari bukumve koko? Wenda muravuga muti ntabwo ubushobozi twabubona bwo kujya kuri abo bantu, nibyo kuko baranahenze pe. Ariko se koko wabura n'umuvandimwe wawe wabibwira cyangwa inshuti yawe yakuru? Gusa biragoye. Gusa ibyiza buriya abantu iyo ari babiri mugomba kumvikana uko byagenda kose ibibazo byose mukagerageza mukabyumvikanaho ko turi mu isi n'ubundi irimo ibibazo ntabwo bizigera birangira tukiri kuri ubu butaka. Ariko hari abantu baba bafite misiyo zitari nziza ku buzima bwawe kandi ntabwo uba ubazi. Ubwo rero nshuti zanjye aho ngaho ntaraharenga rwose. Uno mugore nuko byamugendekeye ngo wa wundi yabwiraga nk'akabaye mu rugo akaza nyine akamufasha akabaha inama akaza kubunga wenda habaye nk'akantu, niwe muntu wahindukiye ajya ku mugabo we kugeza ubwo bagiranye umubano. Umugore ngo asohotse ngo asanga ku gasantre ari kumwe n'uwo mugore nyine w'inshuti y'umuryango
ababonye wa mugore akeka wenda yuko yabaje nko kubasagarira, ariko uwo mugore waciye izuru we ukuntu nabyumvishe ngo yaragiye aba amukubise urushyi. Umugore witwa Roza nawe bararwana nyine birumvikana, amuca izuru gutya, amuruma izuru ngo inyama yikuraho. ubu izuru ngo arimo aragendana rega mu kantu mw'abantu. Yewe mana yanjye, ntabwo bisekeje birababaje, ariko nyine biteye n'ubwoba. Iyo foto mwabonye ndayishyiraho murayibona, murebe ukuntu izuru ry'umugore rimeze. Mw'abantu mwe ntabwo byoroshye. Inshuti zo muri iki gihe nababwiye ibyazo ni ibyo ngibyo zikora, nta kindi kintu. Kugira ngo ubone inshuti nziza biragoye. Nubona inshuti nziza ikakubera inshuti nziza, uzakoresha uko ushoboye kose ugumane n'iyo nshuti. Kandi murabizi abagore bagira amarangamutima nyine ya vuba, umushiha, umujinya, kurakara, kamere, ntibashobore kwikontorora. Kandi noneho ikindi kintu nigeze kubabwira, nakoze ikiganiro ndababwira nti ubundi burya mu bisanzwe nta mugabo batwara iki? Inzererezi. Wa mugore we niba ubona umugabo yaramaze kuguhaga cyangwa kuguhararukwa, urajya kumurwanira intambara kugera aho baguca izuru. Ni umwana w'uruhinja batwaye, ni igitambambuga batwaye, ni umwana utazi ubwenge baje barakurura baratwara. Ni iki batwaye? Ubu se ko izuru bariciye, uwo mugabo hari ingingo ze zose arazifite, ariko wowe ngo uramurwanira ishyaka. Umva n'umutwe bawuca kandi umugabo ntahinduke pe. Ni ukuri ntabwo umugabo ari umuntu wo kwirirwa wirukanka inyuma ngo bamutwaye. Nyine ubwo niba yagiye. Kuko umugabo uri seriye ntabwo bamutwara, batwara icyo bita inzererezi. Nk'uko nabibabwiye ubushize, leta yacu ntabwo ijya ifata abantu bari mu muhanda bari smart ntabwo ijya ifata abantu bari smart bigendera ngo bafate basagarire. Oya, batwara ba bandi b'inzererezi bakeka yuko bashobora guteza umutekano muke. Muzabibona. Ntabwo bashobora gufata umuntu uri seriye w'umugabo wibashe ngo bamufate bamutware, ntibishoboka. Ntabwo bashobora gufata umuntu uri smart usa neza umeze neza ngo bamutware, ntibishoboka. Batwara inzererezi. Rero n'abo bagore birirwa batoratora abagabo b'abandi, abo bagabo nabo baba ari inzererezi. Nubona umugabo yagiye, mureka agende, cyamujyanye kirahari. Nikirangira akagira umutima wo kugaruka, nawe ukagira umutima wo kumwakira, uzamwakire. Kandi nikirangira akagira umutima wo kugaruka, wowe wumva byararangiye nyine, ubwo ngubwo ni ibyanyu, ntabwo nzi ikizakurikira. Ariko rero bagore, mube maso kandi mwiha agaciro, mwiyubahe. Wowe urajya kurwanirira umuntu ishyaka bakaguca izuru. Ese koko mu by'ukuri ubutaha nusubiraho bagaca noneho ukuboko, ubutaha bagaca ukuguru, bizagenda gute? Gusa n'abagabo nabo umuntu aba yabuze ikintu yababwira pe. Kuko hari ibintu wumva bikakurenga ukumirwa. Niba wa mugabo uba ubona umugore wawe mbese atakiri kuri level yawe, cyangwa wenda utakimukunze, cyangwa wenda atari kuri level yawe, reka mbivuge gutyo, wagiye koko unamubwira uti ndabona bitameze neza, mugatandukana neza koko. Beza aho umuntu azira umuntu uriho uhagaze mu buzima w'umugabo. Ni ukuri biteye ubwoba, biteye isoni, biteye n'agahinda. Noneho rero uwo mugore
uwo mugore warumye izuru mugenzi uwo mugore warumye izuru mugenzi we akarikuraho inyama akaba ari kwitwara mu kasakoshi. Uwo mugore ubundi ngo imico afite ngo iyo ashaka gutwara umugabo wawe ngo iyo ashaka gutwara umugabo wawe araza akakwigiraho inshuti. Bantu rero bajya bakunda gushiduka, hari abantu bagira ibintu by'agahararo. Ni ukuri mureke amazi si yayandi, turi mu minsi y'imperuka. Biradusaba kugira ubwenge no gushishoza. Hari abantu babaho bameze gutya, agira inshuti uno munsi ejo akaba yayiretse, ejo bundi akaba yafashe undi. Rero uwo mugore nimba afite iyo misiyo ngo iyo ashaka gutwara umugabo wawe arakoresha uko ashoboye kose akakwigiraho inshuti, umva akagusengerera, akagira ayo yose nama yari umwanzi Satani arimo agenda akoresha muri ibi bihe. Biteye ubwoba, biteye isoni n'agahinda. Gusa mw'abagore mwe mwiyubahe, mwihesha agaciro. Sorry, abagabo nabo rwose ibyo ngibyo birabareba, ariko muragaragaza isura mbi mu bana banyu. Kuko abana banyu, umwana nakura abona mama we nta zuru afite, wa mugabo we sinzi ko bizaguhira. Ubwo rero iyo nkuru nayumvishe numva ngize ubwoba, numva ngarutse, nifuje kubaha inama yanjye ni yuko mwakwiyubaha. Ikindi wa mugore, umugabo nimba yagiye ujya kumurwanirira, ntago ari uruhinja batwaye, kubera yuko nawe aba yagiye. Mureke yinezeze, igihe nikigera azagaruka, kandi natagaruka ubwo ntabwo bizaba ari igeno ryawe. Ni ukuri ubuzima burahenze, umuntu waguca izuru n'umutwe ashobora kuwukuraho. Rero inshuti zanjye, mube maso bagore beza, namwe mw'abagabo mwe mwihesha agaciro. Sinibaza aho uwo mugabo yicaye umugore we bamuciye izuru, sinibaza nimba afite umutima. Ahasigaye rero Imana ibarinde, ibagirire neza. Ndabakunda kandi mujye mwibuka gusangiza ibi biganiro n'ibiba byagufashije cyangwa hari inama wakuyemo. Mukore subscribe, nukuri muze muri we, ntimukajye mureba gusa muhengerera. Yewe ndabibona uko abantu bandeba, ariko subscribers baracyari bakeya. Imana rero nibafashe ibaha imbaraga kandi muzabikore. Ndabakunda, njye nifuza kubana namwe, turi kumwe mwariyandikije mubona notification zose. Imana rero ibahe umugisha. Bye, I love you.